Amazina yanjye ni Isaac Ishimwe, ndi content creator, nkaba n'umuyobozi w'Ivugangingo Limited. Aha ndi nitabiriye umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 25 witabiriwe n'abasaga 5,000. Ninsohoka muri iyi modoka ndakora uretse gato ndabona uyu nguyu atari njye, ndibeshye. Aha noneho kubera ko mfite attention yanyu, reka mbatere story ibiherutse kumbaho ejo bundi muri weekend tuvuyemo muri weekend tuvuyemo ibyambayeho. Sinzi niba wenda muri buze kubyishimira cyangwa mutari bubikunda, ariko birabareba. Ubishaka ari buze gukurikirana story kugeza ku ndunduro cyangwa se itavaho kakanya, kandi nimuza kuyumva muze no kumpereza comment muri comment section iri hasi aho ngaho, umubwira uti story nayumvise gutya. Yes, kuri uyu wa gatandatu ubwo ni muri weekend, nari ndi kumwe n'abajama banjye barimo Kambo n'undi witwa The Boss, kubera ko we yibereye mu mujyi Kigali, ntabwo twari turi kumwe. So niba nibuka neza, izuba ryari ryacanye, murabibona ko turi mu kwa karindwi, kandi mu kwa karindwi izuba bari ryose, izuba ndakubwiza ukuri, izuba bari ryose riba ryacanye. Ubwo nge n'umutipe wanjye J Kambo tuba turavuze duti reka nze turebe uburyo twigenza, tujye ku kivo tujye koga, kubera ko ntabwo umuntu yajya kuri pool, ntabwo yajya kuri piscine, kandi ikivo kiri hariya kukijyamo ari ubuntu n'iki. Turavuga duti reka nze tujye kwiyogera. Twagiye koga, ubwo turamanuka dufata inzira, sinzi niba twaragiye n'amaguru, ntabwo nibuka. Iriya modoka mwabonye ntabwo ari yanjye, ni ya His Excellence. Iriya modoka ni ya His Excellence, nongere mbisubiremo, Paul Kagame, respect kuri we. None ubwo turimanukira, niba twaramanutse n'amaguru ntabwo nibuka, ariko dushobora kuba twarateze kubera ko ngiye mfite ikinyabiziga cyanjye ngendaho. Ntabwo mbabwiye icyo ari cyo. Ubwo tugeze Tam twogeye Tam, abantu benshi barahazi. Tam ni hariya imbere y'ikibuga cya Nengo. Abantu benshi nibo baza kogera kubera ko hari umucanga n'amazi ari ku kigero cyo hejuru, ku buryo ushobora kugenda metero zisaga 50. Ushobora kugenda metero zisaga 50 utari wagera ahantu amazi akugereye mu nda. Urumva ko ari pool y'abana, ni pool y'abana. So ubwo nge n'umutipe wanjye J Kambo turagenda twicara kuri table, dufata table turiyicarira, abandi nabo baroga. Sinzi ukuntu narebye ku ruhande mpabona ndasimbutse. Yes, nabanje kujya koga, nigira mu mazi njyenyine. J Kambo agira gute? J Kambo arakomeza ariyicarira, ni nawe wari uri kumfotora. Aya mafoto murabona ko ari meza. Ubwo nge nigira mu mazi ndoze, ariko hirya yanjye akaba hicaye tebo y'abana bari baturutse i Kigali. Bari baturutse mu murwa. So ubwo uwo bita J Kambo ndamusinyara. Ndamusinyaye, ndamubwira nti bro, mwana wamubonye yaticecekere. Kumbe ahantu nari ndi kureba nawe niho yari ari kureba, ariko mbanza kwirengagiza kubera ko ngiye nari nifitiye iki, ngiye n'ubundi nifitiye umukunzi. Simbabeshya, nifitiye umukunzi, nubwo wenda atari ibintu byo gushyira hanze, ariko ndamufite. Ubwo J Kambo ndamubwira ni mwana w'ibikigo, irwaneho kuko wimye ngo tuzamuririra nk'uyishe, sibyo? Uwo mugani ntabwo ari ngiye wawushyizeho, nta nubwo ari ngiye wawuvuze. Mbonye tipa akomeje kugira ubwoba, ndavuga ni ngiye reka nze nigire hehe, reka nigire mu kivo mbe ndi koga. Ngize n'amahirwe mbona abatipe barimo gukina volley, kandi nanjye dusubiye inyuma ku ishuri muri segondere, nari kapiteni w'ikigo, naratoje. So nta mpamvu, nta n'icyari kumbuza kugira gute kujya gukina, ya kwikinira. Turakinnye wa mwana nawe aratujoyininga. Aho ngaho rero niho aho ngaho ni ibintu byabereye ihurizo serie pe.
niho ibintu byabereye ihurizo. Najya gutera umupira nkabona ku ruhande rwanjye, najya gutera umupira nkabona niba nibuka neza badutsinze ibitego birenze bingahera, birenze 10 je kambara aho ngari kuturebera. Ikintu nicuza nuko nanze kubihiriza je kambo, ndamwihorera ngewe umwana ndamureka neza, murekera je kambo ngo turebe ko hari icyo ari bwigeze, ariko birangira nawe ambereye iki. Nzabivuga ubutaha. Yes, Ivugangingo vlogs. Izi ni vlogs, ni story time. Babwira ibyambayeho muri weekend, byatubayeho muri iyi minsi. Ni story time. Niba waryohewe na story, tera igikumwe hejuru. Niba wabihiwe ugishyire hasi. Byose turabyemera, ni feedback iryoshye. Tubwire muri comment ko wumvise iyi story. Twikomereze. Ubwo njye nakomeje kugira gute, nakomeje kwikinira volley. Noneho nza kuruha, ndagenda njya kwifatira ikibyeri cyanjye. Njya kwifatira byeri yanjye, mba ndi kugira gute, mba ndi kwisomera, mba nisomera. Je kambo nawe muharira umwanya, ariko tubonye byanze turitahira. Ni gutyo story yarangiye. Hereza igikumwe hejuru cyangwa ugishyire hasi, ariko ikintu nicuza nuko nahaye umwanya je kamba atarakwiye. Uyu mutipe yaransebeje n'ukuri. Yes, Ivugangingo, kora subscribe. Irangira umfatiye nk'iyashije Vida, niembo namba ya sweetie. Sweetie.